arambwira ati njyewe ati umugabo yanyiyenje none mumenye umutwe. Ndatirimuka ngeze mu gikari sanga umugabo wari we Hakizimana aragaramye ava amaraso cyane. Umukoraho mbona ngira ngo yapfuye, mbona ntiyapfuye. Ndavuga ati reka nzane umugore azajya amfasha imirimo, azajya njya mu burayi. Umujinya uburanyishe, ndavuga ati ntago ntarya ibiryo umugore yanze kurya. Abaranyishe kwanyuje. Yesu azahita atoragura itafari hano itari inkubita. Yaragenda kunyakagaruka kanyakagenda kanyakamuza kanyakagaruka. Ubwo rero nta kuntu kongera ngenda. Sibyo ko nabonye ahantu yamuhaye igikomere nyine ni cyejo bundi we yamuhaye igikomere. Irakosora niryo yamuhaye ejo bundi. Reka rero nguha ikaze wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Quest TV, by'umwihariko wowe ufunguye iki kiganiro ukaba ugiye kukireba, uri umuntu w'agaciro ko ibyo dukora ni wowe tubikorera aho muherereye hose, baba bari mu mujyi wa Kigali, Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, cyane ko Amajyaruguru ubu ngubu niho turi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi, akagari na ka Rutonde. Tuyoganira n'umupapa muri kubona hano imbere ya kamera, tubwire bigaragara ko ari umupapa utishimye aka kanya turi kuvugana, araza kutubwira impamvu, hari n'byinshi turi buganire, atubwire iby'igikomere afite mu mutwe. Reka rero tumuhe ikaze. Waramutse neza? Waramutse. Amakuru meza koko? Ntaribi uvugana ikiniga? ntago nishimye cyane. Tubwire byagenze bite? Nagiye mu kazi ngeze. Urabanza utubwire amazina yawe, utubwire aho utuye, niba ngombwa tubwire ndi umupapa mfite umugore wenda n'abana, mbese twibwire ku buryo umuntu wese ahita amenya ngo ninde tugiye kuganira. Ndi umupapa, banyita Hakizimana Jean Claude, naba ntuye hano muri Rutonde. Nari nagiye gukora. Umugore n'uriya wankomerekeje. Kwanda umugore wawe? Murekatete Ivona. Ivona Murekatete, mwarashyingiranywe, mwabanye kuva ryari? Tubanye imyaka 3. Navuye mu kazi, nkavuyemo ndaza nicara hano, niho ndamubwira ati si ibiryo ni ukubera iki wanze kurya ibiryo, ko bitetse mu gitondo bikahirirwa, ni ukubera iki wanze kubirya. Umugore nahise muzamukana hariya amufashe ukuboko, ndamubwira ati ni ukubera iki biriya biryo wanze kubirya. Aba yijugunye ndamureka, nongera nja mu nzu mfata ibiryo ngiye kubirya. Umujinya uburanyishe, ndavuga ati ntago ntarya ibiryo umugore yanze kurya. Niho nahise nza hita mufata, ndamubwira ati se nukubira iki wanze kurya ibiryo. Abaranyishe kwanyuje. Yesu azahita atoragura itafari hano itari inkubita. Niko icyo byagenze. Yari gukubisa mu mutwe? Rero intandaro ya byose, watubwiye ngo mumara imyaka 3, uratubwira igihe mwabaniye, ese ubundi ahangaha niho wenda wavukaga, tubwire nyine mu buryo burambuye. Mvuka Muzo mu karere ka Gakenke. Naje nje gupagasa umuntu nyine, ndahapagasa ndahaba, ndavuga ati reka nzane umugore. Muri 2008 niho nagiye zina, ndavuga ati reka nzane umugore azajya amfasha imirimo, azajya njya mu burayi, nta n'ikindi nsanzwe mpfa nawe. Yewe n'ibyo kuba byarabaye nta n'ikindi kintu byari bisanzwe. Naringeraga hano ibintu byose nasanga yabikoze, nta kibazo, ariko ukuntu byagenze nibyo ntazi. None se iyo kuva icyo gihe 2008 mwari mubanye mute? Twari tubanye neza, ntari kwasuye ubukwe narinjagayo ntagerayo hano hakurya kwa Mushoramari, ubundi kavukire, ntajayo
ntajyayo najayo najyanira n'ikintu tugasangira tukambwira ati rero nta ribi. Ubu twari twarafashe n'isambu mu gishanga duhinga nta kibazo. Umugore akajya ajya gukora ejo ariko ukuntu byahise bigenda akankubita itafari nibyo nanjye nibyo byambabaje. nta yindi myitwarire se wari usanzwe umubonaho wenda idasanzwe ngo uvuge uti wenda yajyaga muri ibi ngibi cyangwa se iki ku buryo wenda yaba ari nayo intandaro yigeze kubyarana n'umuhungu bwa mbere, yabyaye umwana umwe arapfa ariko iyo nda ntabwo yari ari iyanjye. nta kindi twari dupfaga. yabyaye uwo mwana w'umuhungu mubana? oya ntabwo twari tubanaga. yari yaramubyariye iwabo arangije arapfa. yavuye kwa muganga yapfuye. ibyo rero wabimenye gute ko mutari mwakabana? kubera ko uwo mukobwa nari muzi n'umuhungu wamuteye inda nawe abinaha. njyewe kubera ko yaraje arabimbwira arambwira ati njye njya kumuzana. yarambwiye njye yahise ambwira ati wa mugabo we njye mvuye kwa muganga maze iminsi mvuye kwa muganga barambase. ndamubwira ati rero wa mukobwa we genda umanze ubibyire iwanyu, umanze ubitekerezeho n'ababyeyi, noneho uzaze tubane. umukobwa aragenda, uko yabikoze ntabwo mbizi. yahise aza tuhita tubana, ntajya njya kumuvuza muri farumasi ahantu hose. ni gutyo byagenze. mwabanye yaramaze kubyara umwana yapfuye? twabanye hasize nta mezi 8 avuye kwa muganga, ariko nzi ko yabyayeho nta n'ikindi twari dupfaga. nibyo sibyo byo kubyara. ubundi mu buzima busanzwe yajyaga guca inyuma agasubira muri izo ngeso z'ubusambanyi cyangwa wapi? ntabwo yigeze anca inyuma. ntabwo byigeze bibaho? ntabwo byigeze bibaho. wowe noneho nta myitwarire mibi wenda ari nayo yatumaga nawe yitwara nabi gutyo? nta myitwarire mibi. kereka ejo bundi niho yakoze kirambabaza, niho yankoreye ibintu ntabiriya, nibyo byambabaje. uravuga ko nawe ngo wamucaga inyuma? wapi? nihagira umuntu ubiboneka, ndi umupagasi nirwa nikoreye umucanga, ntabwo nigeze muca inyuma. abavuga noneho ko ngo wasindaga ukazwa namukubita, bo babikura he? gusinda ntabwo nigeze mukubita. kereka rimwe namubwiye ati wa mugore waje unyihanganira ko nashaka kurwana nawe, wambabariye ukama amahoro. niho yafashe imyenda aje iwabo njya kumucyura. ntabwo nigeze mukubita. hasize nk'umwaka. icyo gihe nyine nahise njya kumucyura, aragaruka turabana, n'amafaranga ajya gukodesha igishanga arahinga. n'ibyo twahinganye nabyo ntabwo bari babisarura, ubu niho biri kumera. nta kindi kintu rwose. ubwo ntabamubesheye. mu by'ukuri umugore wawe ni umwere, nta kibazo ufite, bamurekure? bamurekura nta kibazo. none se icyo gisebe yaguteye? none se ko umuntu ko bibaho ko n'ubundi yanteye kino gisebe, ariko nta kintu mwifuzaho, yagaruka mu rugo. uramukunda ubusanzwe? ndamukunda. tubwire noneho ku munsi agukubitira ibuye, tubwire ukuntu byagenze mu gitondo kuva mubyutse kugeza ari gukubita. ari inkubita naje saa 6.
ubyutse mu gitondo tubwira uti navuye hano mu gitondo usanga he ndahava saa sita ndataha ibyo kurya ndarya nsubira mu kazi ndongera ndataha dushushanyirize mbese umunsi wose kuva mu gitondo ubyutse cyangwa se na mbere y'uko ubyuka mbyuka nabyutse mu gitondo nja mu kazi nza mu kazi saa sita nza kurya umugore nsanga atatetse ndaza niyicarira hano yewe nahamagaye n'umugore wano hirya araza turicara undi muvandimwe wa hano ndamuhamagara ndamubwira ati ndebera ibyo umugore ari kunkorera ni ukubera iki yanze guteka ibiryo akanga kubirya ndakomeza ndiyicarira ndamureka ndamubwira ati se waje tukajya kurya ko twunze ni ukubera iki wanze kurya niho yahise ahaguruka aba arijugunya ndamubwira ati rero kwijugunya ntabwo ari byiza. Gute kwijugunya gute? Yahise yiterera nyine ahita yikubita ahita agenda. Ndamubwira ati rero wa mugore niho nahise mufata ukuboko ndamubwira ati ni ukubera iki wanze kurya ibiryo bimeze gute. Ndamubwira ati rero ibyo biryo nanjye ntabyo ndya nuba wanze kubirya. Nahise nkata hano ndongera ndagaruka niho nahise mufatira hariya ako nanjye nari mfite umujinya wenda nari ngiye no kumukubita urushi. Uvuga ko ngo wanamukubise yakwiyakaga? Ntabwo nigeze mukubita n'aba bose bari bahari aho yaba mbeshe ntabwo nigeze mukubita. We naramufashe hano mufashe mubya ati vuba tuje kurya ibiryo ni ukubera iki wanze ibiryo. Niwo wari wabitetse umugore atetse ibiryo yanga kubirya. Ndabivuga ati rero kuba wanze kubirya nta kindi. Niho yahise agaruka ahita nkubita ibuye hano ku gahanga. Mwari muhagaze he? Twari duhagaze hano mu gipangu nari mpagaze hariya niho yankubitiye ibuye kuri kariya gasima. Amaze kuri nkubita naramubwiye ati wa mugore abantu baraje bose baramwinginga baramubwira ati wagiye gupfukisha umugabo. Aravuga ngo sibwo bwa mbere ngo nafungwa ngo nibashaka bamfunga ngo ndikavukire. Namubwira ati se waje tukajana kwa muganga. Aranga. Niho umupolisi wari yahise ahamagara hejuru. Bahita gitifu nahise mfata moto. Gitifu nahise musanga hari amaje gufata moto ahita njana Rutonde. Nta kindi. Ni ukuvuga ngo yaragukubise amaze kugukubita aravuga ati sibwo bwa mbere nafungwa. Ubundi se yarafunzwe? Wapi ntabwo yigeze afungwa. Yaravuze ngo n'ubundi ngo ibyo nariye ngo n'ubundi ngo nzamwirukaho ngo mufunguse. Nta kindi. Ibyo wariye ni ibiki? Ariko niko yavuze hariya mu bantu hose mu ruhame. Ibyo nariye ngo n'ubundi ngo nzamwirukaho ngo mufunguse. Ibiki wariye se? Ntabwo mbizi. Ibyo bintu nanjye nibyo ntazi. Nibyo ntazi. We yabivugiye hariya mu ruhame. None se hari abantu bavugaga ko wowe n'ubundi usanzwe ngo usinda? Ntabwo ndatsinda muri ino minsi ya corona ntabwo umuntu yemeye gusinda. Mbere yaho n'icupa nari nrinywera hano mu rugo ntabwo nigeze mukubita. Tugasangira. Ntabwo nigeze mukubita. Ubu rero ahantu hari n'iki wamubwira? Ahantu ari njyewe nuko yampemukiye cyane ariko ntaba namuha imbabazi agataha. Nta kindi. Noneho ubuyobozi urumva ibi bintu nk'ibi ngibi mwateje umutekano muke, urumva nimba ari abaturage baje iryo joro bakananirwa kwiryamira bakaza kubatabara, ari ubuyobozi urumva gitifu kuba yarakwishyuriye moto kujyana kwa muganga, inzego z'umutekano, polisi y'igihugu yagakwiye kuba ifite ibindi iri gukora. Abo bo noneho n'icyo wababwira? Uhere kuri ba baturage mu bana wateje umutekano muke, ubuyobozi bw'igihugu, inzego z'umutekano. Icyo nababwira njye nuko nabasaba imbabazi kandi n'ubundi naraje ndazibasaba. Niyo moto ni njye wayishyuriye n'amafaranga kwa muganga ni njye wayishyuriye.
nta muntu wigeze antangira amafaranga, byose ni ngewe ubyimenyera. Iwanyu n'ababyeyi bawe bo barabizi, bo barabibabwiye? Ejo nahamagaye mukuru wanjye ndabimubwira uri i Kigali, aramubwira ati umugore yankomerekeje bamufunze. Ati se bimeze gute? Ati wakomeretse cyane. Yari yambwiye ngo uyu munsi aranyohereza amafaranga nje kwivuza, nta kindi n'ubucyo namubwiye. Ku kaboko naho yagukomerekeje? Naho yandumye. Uvuga ngo yagukubise ibuye aranakuruma byose? Nta kindi. Sawa, urakoze cyane. None se ntabwo ushaka ko wenda ubutabera ahabwa ubutabera? Ntabwo ushaka ubutabera byo? Njye mbona nta kindi, yaza namuha imyenda ye akigendera akigira iwabo. Ntabwo ushaka ko mwongera kubana? Ntabwo nakongera kubana nawe. Kubera ko ari kugira ngo tuzajye duhora duserera, yagenda akajya iwabo, nanjye ntamenye ibyanjye. Ibyawe se gute kandi ufite umugore wawe mwashakanye? Ese ubundi kuki mutasezeranye? Ibyo baje kubitwigisha, ndamuvuga ati rero reka tumanze duhinga ibyo kurya, tumanze dushake n'amafaranga. Gusezerana ntabwo ari amafaranga, ni ukugenda ari ku murenge rwose. Ubuyobozi bw'akarere na visi meya ejo tuvugana yarambwiye ati tubakangurira gusezerana abantu babana badasezerana, ariko urumva ko namwe babagejejeho bakanabigisha, kuki mutasezeranye? Ntabwo batugezeho, ni ba mabukwe bari kubinyigisha, barambwira ati rero ntabwo twabana tudasezeranye. Avuga ati rero nanjye ureka manze nshaka amafaranga, noneho tugende dusezerane. Nandi kubyigaho nta kwezi kurashira ntagiyeyo. Wateganyaga gusezerana nawe? Mwari mwarabiganiriye se? Twarabiganiriye bimwe bihagije. Arambwira ati rero dukwiriye kujya gusezerana. Nagiye no kumwereka n'iwacu kavukire, ndamwereka ibikorwa byanjye byose. Aragiye mwereka ibibanza mfite, mwereka n'inka, ndamubwira ati ibi ni ibyanjye. Nta kindi. None ngo ushaka ko rero bamufungura mugatandukana agahita ajya iwabo? Ikindi kintu nshaka, ikindi kintu kereka yemeye ko tujya gusezerana, nta kindi, tukabana dusezeranye. Ese ubwo umugore yakwanga ko asezerana n'umugabo we cyangwa niwe wabyanze? Ntabwo nabyanze, azaze nyine dusezerane, nta kindi. Urakoze, komeze wihangane nyine, ariko butaha naza nanafungurwa cyangwa se none se ubundi wagiye aho afungiye gusaba ko afungurwa? Ntabwo nagiyeyo. Ejo hagiye mabukwe, n'uyu munsi yaje kundeba njeyo, ndamubwira ati ndarwaye ntabwo nagerayo. Arambwira ati rero nzajayo ejo ndebe ukuntu bimeze, nze nkubwire, kubera ko nari namuhamagaye kuri telefone ngo ajeyo ngenda arwaye, kubera ko nanjye njya nakoze nk'umuntu w'umupapa. Ejo bundi nari nifite akazi k'ibihumbi 40, n'ubu ntabwo ndi kugakora, kubera ko yangize gutya, nta kindi. Uvuga ngo urumva byanakugezeho ingaruka, usibye kuba yaragukomerekeje umubiri ukaba uri kukurya n'ibiki byose, urumva byarakugezeho n'izindi ngaruka? Ntabwo biri kundya cyane, kubera ko kwa muganga bari bampaye ibinini, undi koroherwa. Akazi naragatakaje, ariko se none wabigenza gute? Njye nitwa Mutuyimana Alphonsine, nkaba ndi umudamu w'abana 2, ariko njyewe nibanamo hano muri iki gipangu. Wagezemo hano ryari? Njyewe hano mamaze nk'imyaka 3. Bivuze ngo Hakizimana n'umudamu we Yvonne bamaze igihe kingana iki babamo hano nawe ubamo? Bamazemo nk'imyaka 2 n'igice nyine babagamo hano. Iyi ngiye bansanzemo.
rero batangira kubana wabonaga babanye gute? njye nabonaga Ivona abanye nta Hakizimana neza, nta kibazo bari bafitanye. Njye ubwo rero bagenda babana nyine mbireba nyine mbona nta kibazo nyine bagiye bafitanye, nkabona nyine barabana nta kibazo. Sibyo yuko nyine ari nyine ari nazibana zidakomana amahembe nyine, sibyo muri iyi minsi nibwo nabonaga bigenda bigenze neza, ariko bikagenda nabi, ariko bikabakonya kiyunga. Njye ubwo rero muri iyi minsi ntago byababanaga neza. muri iyi korona nta kibazo bari bafitanye. Sibye ejo bundi nyine karibwo byagenze nabi nyine, nkajya mbasha kugenda mbabwira mbunga nkavuga ati mugende mwihanganirana, mugende mwumvikana mu rugo. Ubwo rero nkabona baracetse, nkabona umugabo arabyumvishije, ariko nkabona Ivona ari kugenda byumva neza. Ubwo rero ubwo birangije akajya avuga ngo arashaka kugenda ngo kwakana ngasubira iwabo, agenda ajya iwabo. Nkavuga ati rero kubaka ntago ari ugukina, ujya ugenda ugerageza nyine icyo Hakizimana agize agukore, ujya ugenda wihangana nk'umuntu nyine w'umugabo mubana n'umugore. Ubwo Ivona yamukoreraga ni ibiki? Ubwo nyine ari ukuntu nyine batongana nko mu nzu, bagatongana ariko bakongera bakagaruka bakaza kongera kwiyunga, bakishyira hamwe bakiyunga, ariko ntihabe imirwano nyine, nako genda haba imirwano. Ubwo rero ejo bundi ndangije nari nagiye kuvoma hari kwa kane. Ubwo njye mba nibereye mu byo nyine mba ndi kwihigira abana banyu ko baramuka uko babayeho. Ubwo njye mbyuka nigendera. Ubwo birangije rero njyewe nje saa sita, naraje saa sita mvuye mu kazi gushakisha. None njye mageze hano mbona Hakizimana araje adusanga hano, ariko nsanga umugore we ari hano mu rugo nyine, ari yicaye hano mu rugo, mbona yarakaye, nari kumvugisha. Nuko ndaje ndavuga ati kubera ko Ivona akunda kwirakarira, ndavuga ati nta bintu byinshi namubaza. Ndangije nuko ndiyicara, amaze kwicara njye ko mbona Hakizimana araje, amaze kuza nuko nta kintu yakoze, yahise yinjira mu nzu. Amaze kwinjira mu nzu Ivona nawe ahita amukurikira. Amaze kumukurikira ngiye kubona mbona Hakizimana arasohotse. Amaze gusohoka nuko aravuga ngo kuki ngo yamuhaye amafaranga ngo 1000 ngo cyo gushaka ngo imvanye, ngo bateka imvange yuzuye ngo bayirye. Biraje ngo Ivona ya mafaranga ngarayanga. Ivona arambwira, ndamuga ati se Ivona kuki wowe utatetse by'umugabo yakubwiye? Ivona arangije aransubiza arambwira ngo ngewe ngo ninjoro naraye ndi imvange, ngo none ngo nago ngiye ngo kumanyone konya kurya imvange. Ndamuga ati mwabyumvikanyeho rero, ati mubyumvikane nta kibazo. Nuko Hakizimana arambwira ngo rero mu maberize ngo ngiye ngo nago narya ngo ibiryo ngo Ivona ngo yatetse, ngo ariko ngo bitetse ngo atari byo namubwiye, ngo yanze guteka imvange ngo kandi ngo ariko namubwiye ngo araje ngo yatetse ubugari, ngo ubwo bugari yatetse ko ataburiye, ngo ko atabumaye ngo tubusangire, ngo ndimo ngo dusangire, ngo yabyanze. Ndamubwira ati rero Ivona genda ufate ibyo biryo ubizana ubike ku isahani, ukozemo ikiyiko usangire na Hakizimana nkuko ari umugabo wawe. Ivona ahita avuga ngo ngiye ngo nago mbirya, ngo nago njya gusanga ibiryo, ngo ngiye twavuganye ko ngoma guteka ubugari ngo butoya, ngo Hakizimana ari bwarye. None ubwo birangije ndamubwira ati rero nahise mubwira Hakizimana, ndamubwira ati rero mwitera amahane hano mu rugo, nubwo ndabizi nubwo mwarwana, nimwitera amahane ni wowe nigenda, nimba ubwo bugari wanze kuburya, ukaba wanze kuburya n'umugabo akaba yanze kuburya, ni wowe genda ni umuhe amafaranga agenda hahe ibyo ateka musangira, nubundi ubwo bugari mu bwihorere. Nicyo kintu niho nandara yavuye y'ibyo biryo nuza bishaka kwanta akavuga ngo nagari bwa ubugari ngo Ivona yatetse ngo atabusangiye nawe. Nicyo kintu bagiye bavanaho inandaro, bagiye barwana nyine batongana bituma barwana. Ariko njye mu kurwana nago nge nari imana, nasize ngiye mbunze bicaye aha ngaha bose bari bicaye de hano mu Nyakatsi. Mu kurwana nago nari imari nanjye nabyumije naze nsanga uyu nguyu arimo aravirirana amaraso nyine habyari nka saa 1 n'igice gutyo mvuye kuvoma. Zari ku mugoroba. Ubwo rero nanjye mageze gutya kwako nanjye nkunda kubasigira abana banje, nyine abana banje babita ngo ni papa, undi ngo Ivona ngo ni mama, nuko nyine. Ubwo ndangije nuko nje mageze nyine nsanga bana bahamutse, nsanga bari harahirya irimo bararira, nyine bambwira kuntu bimeze. Ubwo mageze nanjye maze kuhagera mbwira Ivona ati sevo ko ndeba mwarwanye nane nsize mbabwiye nguki. Umugore arambwira ngo ni inceceke, yarancubize ngo ni inceceke, ngo ngiye ngo hano ngo na mugabo ngira ngo ibyango nago nabyitereramo,
niko yanshubije hamwe ngo ngiye ngo ntago ngenga ibyo nabikora ngo wowe mama Berize ngo genda ngo hano ngo nta mugabo ugira ngo wibyitiramo ngo ibyacu nabyubise mpita mubwira ati ariko ntago wabona umuntu umugabo arimo kuva amaraso bene cya kigeni ni kandi muri abantu mubana ni ntago byashoboka ni se ni wowe wamujyanye kwa muganga Ivona nyine nsigahagaze aho ngaho nuko kuntu byagenze mbona abayobozi nyine baraje barahamagaye baraje bose bari bahari nta mutari uhari nuko kuntu byangendekeye. Ubundi se nkawe urabona ko byari byose uri mukuru kuri bo, inama ubagira ni iyihe? Ngewe inama nabagira nuko ikibazo cyane uko bagira inama ukora ntago babyumva neza. Ubona nyine basa nkaho bapingana ni nko gupingana. Ubwo nimba umugabo agiye ahantu nyine umugore nyine ari sinzi ukuntu abigenza nyine ubona nyine ababaye nyine ntago bashaka ko njyango hari ikintu ni nk'ikintu mbega wagira ngo sinzi ukuntu bimereye. Urumva nge nta kuntu nabigenza nuko kuntu mbibona ngewe mbagira inama ngabasha kubagira inama ariko bakabyanga nkabona bandenza ahubwo ukabona umugore nyine n'ufite amashagaga menshi cyane ukabona nyine sinzi ukuntu bimeze ukabasha no kumujyana gakeya ngo urebe ko bikunda mukaga tukabona sinzi ukuntu bigenze. Urumva nuko kuntu muri make ntabwo bahuza mbambona ngewe mbambona rwose singiye kwese mbambona batari mu guhuza ngewe mbambona batari mu kugenda bahuza. Ngere mbasha kumubwira ati nimba wumva byakuyoberera wowe urucyari mutoya nundi aracyari muto genda wigire kwa mama wawe ugenda wicarire rero dore ufite amahirwe uvegere mama wawe hafi ugende wigireyo ubundi noneho Jean Conte nagukenera azagusangayo mujye mukumubivugana nubundi aragenda kongera akagenda akanyamuzana nose ubwo wamenya ari biki aragenda akikubita akagenda yamara kugenda kongera akagaruka akagenda akamufata nkajya kwangana bahageze yaje ubwo bashobora gose nabyo ubwo basanzwe n'ubundi agenda akamara nk'iminsi akagaruka yaragenda konya akagaruka akagenda akamuza konya akagaruka ubwo rero nta kuntu kongera sibye ko nabonye ahantu yamuhaye igikomere nyine ni cyejo bundi we yamuhaye igikomere irakosora niryo yamuhaye ejo bundi turaseka bibabaye cyane urana ko nubundi yari yamwishe nukuri yari yamujegeje n'Imana akinze ukuboko urumva yari yamushengereje n'Imana agiye ikinga ukuboko urumva nuko kuntu ngiye mbibona rero ubwo rero nimba baziyunga simbizi uko nabibona ariko ngiye simbizi. Mwabyumvishe ikibazo kiri hagati ya Hakizimana n'umudamu we Yvonne ni ikibazo abantu bari kugenda nyine n'abaturanyi mwumvishe ko bari kuvuga intandaro yacyo n'umugabo twamuganirije nubwo umugore kuri ubu ngubu ari mu maboko y'inzego z'umutekano aho ari gukorwaho iperereza nk'uko urwego rushinzwe cyangwa se polisi y'igihugu yabitangaje ku munsi w'ejo. Ubu ngubu rero tugiye kwakira n'umuturanyi wabo ariko by'umwihariko akaba n'umuyobozi muri no mudugudu tugiye kumuganiriza tubwire se ubundi we by'umwihariko wabona ibibazo nk'ibi by'amakimbirane abari mu ngo biterwa n'iki se ni uruhe ruhare rwabo mu kugira ngo amakimbirane nk'aya ngaya agabanyuke. Tuguha ikaze. Murakoze. Nitwa Neringiyimana Ernest bandi umuyobozi w'isibo ahangaha. Sibo yitwa gute? Ishoza mihigo. Se imihigo muri kwisoza neza? Mu by'ukuri twakagombye kuyisoza neza ariko ibyatuvanga ntibyabura. Harabura iki rero? Bo ikibura nuko tugomba kwishyira hamwe nk'amasibo yose ndetse n'izindi nzego z'umutekano tukagomeza kugira uruhare rwo gukomeza gukangurira abantu tubigisha iby'umutekano ndetse n'imibanire. Tukigenda rero kuri icyo cy'imibanire ahangaha bundi ijyanye n'imibanire mu ngo umugabo n'umugore by'umwihariko muri ino sibo yanyu uhagarariye kimeze gute gihagaze gute babanye neza ingo zose iyo ugeze muri uru rugo usanga babanye neza umugore n'umugabo wajya muri rugo ugasanga babanye neza? Mu by'ukuri iki nicyo cyagaragayemo bwa mbere mu isibo imiryango ibanye neza ko natwe kiba cyaradutunguye. Ubwo ahari kuwa kane mu masaha ya saa 12 nari ndi mu kazi hariya hepfo barampamagara ngo hano habaye ikibazo ubwo akazi nahise nkavamo ndazamuka
ngeze hirya ahangaha abantu barambwira bati nyamara hirya aho ibintu bibaye amaraso. Nahise ntambika ngeze ahangaha ku marembo nsanga umugore w'uyu mugabo arahagaze. Ndamubaza ntibigenze bite, arambwira ati njyewe ati umugabo yanyiyenje none mumenya umutwe. Ntisubitewe n'iki ko hari inzego z'ubuyobozi, kuki utegeye ubuyobozi kugira ngo bugufashe? Ati ubwo nuko bigenze. Ndatirimuka ngeze mu gikari nsanga umugabo wari we Hakizimana aragaramye ava amaraso cyane. Ubwo mukoraho mbona ngira ngo yapfuye, mbona ntiyapfuye. Ubwo nta kintu nahise nkora, nahise nikuza ku irembo ho gato nsubiraho umugore yari ari kugira ngo atancika. Urumva ntabwo umuntu yaba akoze icyaha ngo urangare, kuko urangaye yagucika, kandi ntabwo byaba bigaragaye neza. Maze kumufata, igihe ndimo mufata numva dipisi uhagarariye ingabo polisi y'Ishorongi arampamagaye ati ibintu byabereye aho ngaho bimeze gute? Ati niwe ugomba kuduha amakuru. Ngo nta kindi naramusobanuriye, numva ko iyo byabaye buriya hari n'abantu bahita batanga amakuru vuba. Musobanuriye arambwira ati mu by'ukuri mba aho ngaho b'amaso ukomeze uwo muntu ukoze ibyo ngibyo, ngiye guhamagara gitifu akagari aza gufashe, ndetse ngiye kohereza na polisi, nzihe nomero yawe ziragenda zigufasha aho uraba ugeze. Nta kintu naramufashe, mwako kanya mbona mudugudu ahise ageraho n'umuyobozi w'akagari. Ubwo nta kintu twese dufata umugore ukoze ibyo, irondore barayahageze baramutwara ku kagari, nanjye mpita mfata moto njyana umurwayi kwa muganga. Ngezeyo mu kanya gato ya polisi yahise itugeraho, ihita itwara uwo mugore wari ukoze ibyo ngibyo. Nuko nguko amakuru nari nayabonye. Ubusanzwe rero nk'umuntu wari by'umwihariko wari uhagarariye isibo babarizwamo, bari babanye bate? Imibanire yabo ntabwo yari mibi pe, ko n'abantu twabonaga banakundanye, ariko umugabo akaba akunda kugira ikosa, kuvuga ngo bigwa mu kazi batwara umucanga, ariko iyo batashe bajya kunywa kwa rwagwagwa. Iyo bagiye kurusomaho rero mu mutwe bahita bahinduka, urumva umuntu unywa inzoga yiriwe no mu kazi. Ubwo nta kindi, ntashobora kuba afite imyitwarire myiza byo. Ntabwo yakoroherana, kandi noneho umugore nawe ntabwo ari umuntu ukontorora, ni umuntu ugira amahane cyane. No kumuruma rwose yari yanamurumye. Urumva ko ari umugore ari umugabo. Iyo umugabo yanyoye inzoga, umugore nawe ntabasha kumworohera bitewe n'amahane y'umugore. Noneho wenda tugana ku musozo, ubutumwa rusange kaba ari kuri aba ngaba nyine ikibazo kiba cyagaragaye, ariko noneho no kuri ba baturage bandi muri rusange, ko ntabwo rugo rwonyine rurimo umugore n'umugabo bashobora kuba batameranye neza, ariko by'umwihariko muri ino sibo uyoboye, ni buhe butumwa ubagenera? Ubutumwa nabagenera ni uko umuntu wese uhuye n'ikibazo yakagombye guhita agera ku muyobozi w'isibo, cyangwa se akagera kuri mudugudu vuba akamubwira ikibazo ahuye nacyo, kuko kwihanira ntibyemewe. Noneho ikindi ni uko nabasha kubwira abantu b'abaturage, sabo muri iyi sibo gusa, urumva nabivuga muri rusange n'abo mu yandi masibo, ko muri iyi minsi ari kwitonda, ukitondera amahane. Uhuye n'ikibazo akakigaragaza, akakivuga kare, bakamufasha, kuko ubuyobozi burahari ni bugari. Ushobora kuba uri umuyobozi umwe ukabwira undi. Ndumva ari ayo makuru nabaha.